Hello guys, nishimiye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira by'umwihariko mwese abamaze gukora subscribe. Naho utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe uzajye ubona ibiganiro nk'uko ubyifuza. Murabizi cyane by'umwihariko ngiye kujya mu kiganiro cyangwa se nayo tujye kuganira, ndabanza mbere nkasuhuza abandi b'inshuti zanjye zakadakorwaho muba mugiye muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, mutwereka ko muri kubana natwe gatanu ku kandi. Bamaze gukora subscribe ndabakunda cyane kandi ndanabashimira kubw'inkunga nini mugenda murushaho kudutera. Ubu rero uyu munsi ngiye kubanza mbere nibande gapozisiyo kamwe abantu benshi bakunda. Bazangwa iki nimba ufite amatsiko, iyo pozisiyo benshi bakunda ushobora kuba wakibaza se ni iyihe pozisiyo koko abantu bose bakunda, ni pozisiyo mbega buri muntu wese yifuza ati iyi ngiyi yo ndayikunda nanjye nshobora kuba nakora. Si mbanza kubabwira cyangwa mbabwiriza isanzwe, reka manza mbere mbabwiriza isanzwe, amatsiko menshi ndabizi murayafite. So pozisiyo zisanzwe ushobora kuba wabanza ni nk'iyi ngiyi nyine. Bwa mbere abanza mbere agashinga amaguru gutya, umugabo akinjiramo hagati. Nimba umugabo yinjiyemo hagati, aho ngaho nyine uba ufite n'umwanya wo kuba wanamunyongera ukanyonga neza, sibyo? Ukumva ko imboro yinjiye neza fresh, nta kintu na kimwe cyayiteze. Ikindi cya kabiri, aho ngaho uba unafite uruhare runini rwo kuba wanagenda unamukoraho imboro nyine, ukumva ko urimo kuyumva neza. Ntago umugore yakunyongera wa mugabo we nawe umeze nkaho uri igiti nyine, gusa washyizemo imboro mu gituba ukimerera gutyo gusa ngo nuko ngo yaguhaye muri pozisiyo nziza. So ushobora kuba rero waba uryamye n'ubundi ugahindura n'ubundi ukiryamye, amaguru ukayazamura hejuru, sibyo? Amaguru urimo uyashyize hejuru gutya biba ari sawa. Nimba uzamuye amaguru ukayashyira hejuru, aho ngaho naho nta ribi, n'ubundi ahita agufata hano gutya akinjiramo, sibyo? Nimba yinjiyemo rero nawe afite umwanya wo kuhafata ku maguru hejuru, asa nkaho uri kugendesha igare n'ubundi, ariko nabwo ni kwa kunyongesha iki, amatako niko twebwe tubyita, sibyo? Ntabwo ushobora kuba wanyongesha ikibuno cyonyine ngo abe cyo uzamura cyonyine, n'amatako nayo agira uruhare rwayo. Iyo ni pozisiyo yindi ya kabiri. So hari ukuryama, waba uryamye ugasa nk'urambura amaguru yose ukayarambura ugaheza, sibyo? Kuba waba warambuye amaguru nka gutya, ufite umwanya wo kuba imboro irimo, n'ubundi ugasa nk'ubumba amaguru ho gato gutya, akajya yinjira hejuru. N'ubundi imboro nta kabuza iragenda ikajyamo, biterwa n'uburyo igituba cyawe giteye, sibyo? Uko igituba giteye nibyo biguhereza imbaraga zo kugira ngo umwereke indi pozisiyo nziza. Kandi no gufatiramo imboro mu gituba ujye umenya ko bimuhereza imbaraga. Uwo mugabo wawe uba muri kumwe bimuhereza imbaraga. Benshi baba bazi ko ngo nimba ngo umugore ngo agaramye gusa ngo nyine ngo ni ukugarama, ngo nta kindi, nta kwinyeganyeza. Nawe murisha abagabo imboro bikambabaza mwa bagore mwe. Umunsi nagiye nsura buri rugo rwose, ibyo bintu ntabwo sinzi ko muzankira, simbizi. So rero hari akandi kantu kamwe ushobora kuba wakorera umugabo mu gihe imboro iri mu gituba. Hari ukuba wenda uko kundi nakubwiye kuzamura amaguru, nawe urabizi ko aba yajemo hagati nyine, wese yanakuryamye mu bituza. Ugomba kumushima hano inyuma mu mutwe kugira ngo nyine yumve ko ari kumwe n'umuntu. Hari n'akandi kantu mwebwe nk'abagore muba mutazi mukanabyibaza. Iyo umugabo yemeye kukuryama mu bituza, ni uko aba azi ko nyine ari wowe wenyine, azi ko muri kumwe kandi ari nawe mugore wawe wiwe nyine bari kumwe nta wundi. Ikintu bimufasha nawe kukuryama hano mu bituza ni uko aba yumva ko ari kumwe n'uwakunda. Zanabirebe, iyo ukunda umuntu wese umuryamisha mu bituza byawe. Urugero,
nk'iyo wabyaye umwana bagutegeka kubanza mbere ukamuhobera ukamuryamisha hehe hano mu bituza byawe. Niyo mpamvu rero n'umugabo nawe yarimo kukurongora byo kumva aryamye hano nawe ukifuza kuba wahita umufumbata, sibyo? Biba ari byiza rero iyo ufumbase umugabo kandi n'imboro nayo iri mu gituba, biba ari byiza cyane kuba wabikora gutyo. Ikindi ntukite kuvuga ngo wenda ngo uragarama gusa cyangwa ngo ubigenze gute. Hari akandi kuriya gutanga k'inyuma, harimo kubiri, sibyo? Hari ukugatanga amaguru ari hejuru ku nzu, umutwe uri hasi n'amaboko byose biri hasi, no kubitanga amaboko ari hasi amaguru ari hariya hepfo n'ubundi, apana ku nzu, sibyo? Ugafata ku rwuririro rw'uburiri amaguru n'ubundi akaguma hasi, ikibuno kikajya inyuma ukakigira gutya, imboro n'ubundi ikinjira. Izo pozisiyo uko ari ebyiri ugomba kuba nimba uzizi. Kuri abandi nyine batagororotse ntabwo bazishobora, ushobora kuzikora ugahonda umutwe hasi ugasanga ubuze ubugingo, sibyo? Ubwo rero ntabwo ari ibyo, ukazasanga ngo yapfuye arimo guswera. Ubwo rero ntabwo biba ari byiza. Ikindi rero dushobora kuba twavugaho, iyo umugabo arimo kukurongora ujye wirinda kumubwira amagambo menshi, kubera ko ubwenge bwe bwose aba yabushyize kuri rwa ruhande rwo kuvuga ngo ari kukurongora, akakwereka mbega umwanya, aba yaguhaye umwanya akakurongora. Kereka ba bandi nyine bavuga ngo baje kudonda baragiye, ndavuga nka bandi nyine batira igituba baragitira. Ntuzajya uvuga wumva ngo mvuze ngo runaka ajya aza gutira igituba aha hantu, wumve ngo ndi kubeshya. Ntabwo bari ukubeshya. Gutira igituba ni nka kwa kundi ugenda ukishyura umugore w'umugabo w'abandi ukamurongora umunsi umwe ukagenda kuba watiriye igituba, sibyo? Wagitiriye nta mpamvu zo kuvuga ngo urajya gutira igituba. Rongora igituba cy'umugore wawe ureke kugipfubya, sibyo? Akandi gapozisiyo nshobora kuba navuga keza kandi karyoha cyane k'agasirimu, mbese katari akavuyo katari n'akajagari, kuba umugabo aryamye gutya imboro iri hejuru, sibyo? Umugore akayicaraho, sibyo? Nimba umugore yicayeho nawe aramuryama mu tuza agenda akora kuri twa tubere tw'abagabo. Twa tubere tw'abagabo dushyukwisha abagore, dushyukwisha abagore. Umugore uri kugakoraho aba yumva nawe ari mu isi yiwe, afite isi arimo. Ari nayo mpamvu nawe uba ugomba kuba wakora ibintu byiza ukarongora neza umugore wakwicaye ku mboro, kuko ku mpande zose z'amabuno imboro ayijyanayo wenyine aho yumva ashaka kwigera. Wa mugore wicaye ku mboro ayicaraho neza ahantu hose ikabasha kuba yahagera. So rero nk'iyo turimo turavuga cyangwa se wenda tukaganira by'umwihariko, bagira ngo twisanzure, aho ufite ikibazo ungisha inama tubashe kuba twaganira.